buriya nitugera ku rurembo Siyoni ukava ngo nari umukobwa muto gukizwa ntabwo byari gushoboka. Hari abandi bakobwa bazagushinja. Erega ntabwo wambuza kuvuga iby'ijuru. Nzarinda akuka kanyuma kazarinda kashiramo kivuga ijuru rwose, kuko ijuru ndarikunda. Nta nyigisho yaza, nta mufilozofe waza, nta muvugabutumwa waza wambuza kuvuga ijuru. Ntabwo bishoboka. Navuze ngo nzarivuga ubyumva utabyumva ibyo birakureba. Nitugera ku rurembo rw'ijuru kavuga ngo nge nari umukobwa muto ntabwo byari gukunda ko ngizwa. Hari abandi bakobwa bazaba ari uburyo bwa data bangana nawe n'abari hasi yawe. Ariko buriya reka nze nkubaza, umuririmbyi yararimbye ngo ibitangita by'Imana iyo tubishatse by'ukuri. Reka nkubaze ikibazo, Imana ubasha gusaba inzika yiguha yakwima impamba y'agakiza? Bubyutse ni imbaraga y'Imana ikorera mu bushake bw'umuntu. Mu yandi magambo, iyo ushaka ikintu Imana irakiguha. Imana usaba ibirayi ikabiguha, yabura ite kuguha imbaraga z'uyu munsi zo kunesha? Ni gute itaziguha? Navuze ngo Imana usaba ibyo kurya ikabiguhereza. Ni gute itaguha imbaraga zo kunesha icyaha cy'uyu munsi uyisabye imbaraga? Kuki gukizwa abantu byabananiye? Ni ukuvuga ngo ubuze imbaraga zisaba Imana. Gukizwa kuki byananiye abantu? Aho unaniriwe tabaza Imana. Ugira ngo twe duhagaze aha ngaha ntabyo tunyuramo byatugusha, ariko icyangombwa ni ukumenya ko ugiye kugwa ukabwira Imana ngo nkomeze. Yesu aramfata akankomeza, kugwa nkunda bihebuje arankomeza. Yesu aramfata, Yesu aramfata akankomeza. Kuki gukizwa abantu byabananiye? Nge ntabwo mbizi. Bisobanura ngo ubuze imbaraga nazisaba Imana. Hari umuntu ushobora kuvuga ati mama tumuku, wowe ibiri hanze aha ntabwo ubizi, ukungana wowe hanze aha abangana gutya ntabwo ubizi. Nakubwiye ngo ku rurembo Siyoni ubwo bamwe bicaye iburyo bwa data, intama ihene zicaye ibumoso, nukebuka hirya yawe uzareba abakobwa bari hasi yawe kandi barinze kwizera kwawe. Umuririmbyi yararimbye ngo ibitangita by'Imana iyo tubishaka by'ukuri. Kandi utabona mpagaze aha ngaha ngo utekereza ko agakiza gatangiye uyu munsi. Agakiza nagatangiye kera, kandi kuva namenye Imana nkayisobanukirwa kugeza amagingo ya sindahinduka. Niko kuri. Muyaje kuva namenye Imana nkayisobanukirwa utagira ngo bitangiye uyu munsi. Nanjye nari muto nkawe, kuva namenye Imana sindasubira inyuma. Kandi sinteze gusubira inyuma. Nge ntabwo nakwiyaturiraho ngo nzasubira inyuma, ntibishoboka. Sinteze gusubira inyuma. Naho ibyo kwiyaturiraho ngo no.
ndamaramaje gukurikira Kristo, ndasiganwa ariko aho ngenda hasi. Ubu nahoze nitegereza iki cyumweru kirarangira abakristo nshumbye maze kubashyira ku gipimo. Nababwiye ngo iki abahandi iki cyumweru cy'ububyutse kirarangira abakristo nshumbye maze kubashyira ku munzani. Abadiyakoni maze kubashyira ku munzani, protokoli maze kubashyira ku munzani, abaririmbyi maze kubashyira ku munzani, abakristo muri rusange. Iki cyumweru cy'ububyutse kirarangira maze kubashyira ku munzani. Abazimana yabo bazakomera, nibarangiza gukomera bakora iby'ubutwari. Navuze ngo iki cyumweru cy'ububyutse kirarangira abakristo nshumbye maze kubashyira ku gipimo. Gukizwa neza ko ntabwo gukizwa neza ntibyatuma udasuka izo nweri zawe. Gukizwa neza ntibyatuma utarya ibirayi byawe. Gukizwa neza ntibishobora gutuma utenjoyinga imigisha Imana yaguha. Kuki abantu badakizwa biterwa n'iki? Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubuze ubwenge abusaba Imana, ubuze imbaraga nawe azisaba Imana. Kandi uko niko kuri, Imana itanga ibirayi ntiyabura kuguha imbaraga zo kunesha. Niba amazimwe gusatiriye, bwira Imana uti imbaraga ndinda ya mazimwe izaya kurinda. Ngiye maze gukizwa na bw'Imana ngo nkure bitagira umumaro byose bishyire ku ruhande. Sinshaka abangerereza, sinshaka abantesha umutwe, sinshaka bavuga ko navangiwe, sinshaka ibinshi intege. Na bw'Imana ngo nkuriraho ibintu byose bitagira umumaro ushyire kure yanjye. Kandi koko yashize kure yanjye. Turabireba mu kanya. Uru rugendo rw'agakiza ni urwawe ku giti cyawe. Ubuze imbaraga. Navuze ngo ukicyumweru cy'ububyutse kirarangira abakristo nshumbye maze kubashyira ku gipimo n'umunzani. Tugeze ku munsi wa kabiri. Koko ni gute wasaba Imana imbaraga zo kuvuga ngo Mana dore ndageragejwe, ibigeragezo ibyaha biranyugarije, ukabwira Imana ngo mbabarira ubindenze undenze iki gikombe? Ni gute Imana itakikureza? Ariko nanone ishaka kubyivura gutabira kureka. Imana ni umudemokrate, Imana ni umuriberali, ntifatira ku gakano. Ijambo ry'Imana ravuga ngo yadushize imbere inzira ebyiri, amahitamo na yawe. Yishaka kubyivura gutamo. Burane Imana itegereza umuntu agafata icyemezo. Tumaze kubona ko ububyutse ari imbaraga z'Imana zifatanya n'ubushake bw'umuntu kugira ngo avaho yari yaragiye. Nibwo bubyutse. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora icyo ushaka. Nami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya. Reka mbabwire rero, hari igihe abantu hari igihe agakiza kamera kakabakomereye nk'umusaraba. Reka mbabwire, izi nyigisho zose zo guhera umunsi w'ejo kugeza ku wa gatanu, izi nyigisho zose guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni ibintu nanyuzemo mbona ko bishoboka. Kasubiremo, ibi byose mbabwira ni ibintu nagerageje mbona ko bishoboka. Ejo twavugana ijambo ryitwa kurangara. Iyo warangaye urayoba. Iyo nza kurangara iri tore ntuma muryicayemo.
iyo nzakurangara iri riba ryarazimye kera. Iyo warangaye ntushaka kugera ku ntego. Iyo warangaye utakaza iyereko. Nibyo twabonye umunsi w'ejo. Inyigisho zose ngiye gutambukiriza hano muri iki cyumweru ni ibintu nagerageje kunyuramo nsanga birashoboka. Kuki wowe bitagushobokera se? Iyo nzakurangara mbarayije ukuri izantere mwicayemo tazo mwicayemo. Iyo nzaguhuga nkarangara yerekwa riba ryararangiye cye. Nibaza ngo mama tumukunde yigeze gushumba itorero, kuko hari abigeze gushumba kandi byararangiye. Mu yandi magambo bazinze ibitabo kubera kurangara. Ibyo ngiye kuvuga rero nibyo ngiye kuvuga uyu munsi rero, nayo ni inzira y'urugendo rw'agakiza nanyuze. Ibyo mbabwira ntabwo ari ugushakisha, ibyo mvuga ntabwo ari ugukabakaba, ibyo mvuga oya si ugutoraguzwa no gutoratora cyangwa se ibyo numvanya abandi. Ibyo mvuga ni ubuhamya nanyuzemo. Ijambo rya kabiri ngiye kubabwira uyu munsi, Imana irambwira ngo mbwirire abantu ngo ntawubyutse. Tega amatwi. Irambwira ngo uyu munsi mbwirire abantu ngo ntawubyutse bushaka kugera ku muntu utaramaramaje. Tujye kugana ijambo ryitwa kumaramaza uyu mugoroba. Kumaramaza, utumva icyo kinyarwanda, kumaramaza no kwiyemeza, icyo bita determination. Kama mbaya napfa nakira simbizi. Umva ntabigwamo ntabwo mbizi. Paulo asezera ku itorero rya Efeso agiye Yerusalemu, aravuga ati ngiye mboshywe mu mutima, kandi uretse no kuba uhebwa i Yerusalemu niteguye no gupfirayo. Aravuga ati sinzi bizambaho ariko ndagiye. Tujye kuganira. Imana irambwira ngo ntabwo byutse bishobora kugera ku muntu utaramaramaje. Ukuri nuko nguko. Wishaka ububyutse ukiri iyo ngiyo, banza uveyo. Imbaraga za Mwuka Wera ukiri iyo ngiyo, banza uve iyo ngiyo. Imana irambwira ngo nta bubyutse bwagera ku muntu utarafata icyemezo. Imana irambwira ngo iki cyumweru ni cyumweru cy'imbabazi kugira ngo abantu bafate ingamba. Niba utiteguye gufata ingamba uri kuruhira ubusa aha ngaha. Niba utiteguye gufata ingamba uriho uraruhira ubusa, kandi uko niko kuri. Reka mbabwire, mu kwezi kwa munane, nyine mu kwezi kwa munane hari igiterane cy'imigati abantu bazaza kuyoragura. Mu kwezi kwa munane bazaza kuyoragura. Reka mbabwire, ibirayi ni buri wese. Ububyutse si pas n'importe qui. Ububyutse si buri wese. Reka nsubiremo, navuze ngo ibirayi n'imiceri ni buri wese. Ariko ikintu cyitwa ububyutse si buri wese. Mu kwa munane igiterane kirahari, abantu bazaza kuyoragura imigisha, kuko nabyo datara bitanga, kugira ngo arebe ko hari abo yakuruza ibitangaza, kugira ngo arebe ko hari abo yakuruza iki, kuko iki gihe turimo Imana irakiza. Ndebe ko hari abo nakuruza neza yanjye nkababona. Amen. Ibirayi ni rusange, ariko ikintu cyitwa ububyutse ni imbaraga z'Imana zikorana n'ubushake bw'umuntu. Uko niko kuri.
gukizwa abantu bibananiza iki koko? Aho unaniriwe wasabye Imana imbaraga, aho unaniriwe wabwiye Imana ikaguha imbaraga. Kureba duhagaze hano ibitugusha birabuze, ubusaba mvuga bangana iki? Abamvuga urinda kugushwa n'uwo kuvuza umwe, nge uvugwa n'isi yose ko ntaguye, ngo barakuvuza uraguye, ngo baramuneguyera. Ngo baramuneguye. Ubuse nge uvugwa nabo nsengera nkabasabira umugisha, akamvuga bicaye muri sara ahantu runaka, najya kumubona nkabona yicaye ku ntebe ya gatanu, kandi barantaramiyeho mu gihe runaka mbizi neza. Najya kubona nkabona yicaye ku ntebe ya kane. Imana ikambwira ngo uramuhesha umugisha nawe. Umuntu baramuneguye ngo araguye. Ubu twe tubuze ibyatugusha koko, ubuse gitwaza ko ataguye. Ngo bamubonye mu masanduku, ngo bamubonye hehe, ngo bamubonye hehe, ko ataguye se. Niba ari umuntu w'icyitegererezo ndeberaho mu muhamagaro ni gitwaza. Kandi aho ubutunzi buri niho Satani arasa. Aho ubutunzi buri byanze bikunze niho Satani atera amabuye. Ntashobora abo Satani yigaruriye yababashaka hikisi. Abakozi Imana nyakuri nibo Satani arwanya. Niba ari cyitegererezo mfite kuri isi mu bigendanye n'umuhamagaro ni ntumwa y'Imana Apotre Gitwaza. Ndumva ntaravugwa kugeza he ngo bamubonye mu masanduku, ngo bamubonye mu biki, ngo sinzi ngo igihe bigeze guhamagara umugore baramubwira bati tumubonye aha n'aha, ngo niba ari abanyamakuru bati rero tugiye kumwandika, tumubonye aha n'aha, none tugiye gupubliya, tugiye gushyira mu binyamakuru. Umugore warababwira ati kandi nicara ngo mumubonye he, nicaranye nawe, none murimo kumbwira ubusa ngo mumubonye aha. Nababwiye ngo ubu mama tumukunde ibyari kungusha binganiye, ngashyira hasi mikoro cyane cyane ko ibyo kurya ndabifite bidaturutsa nabibona, bidaturutse hano ibyo kurya sinabibura, ariko ndaharanira ishyaka ry'uwampamagaye. Sinzamuhemukira, nta nubwo nzatatira igihango nagiranye nawe, kandi nta kintu na kimwe kijya kuza Imana itanteguje. Hari igihe mbwira ati ambara imbaraga urugamba rw'amagambo ruraje, ariko nzabana nawe. Najya kumva nkumva irambwitumva nkubwire mwana wanjye wenda n'ibintu runaka, ikambwira ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Koko ikituma mudakizwa niki? Aho unaniriwe saba imbaraga. Yesu nashimwe. Irambye ngo ubabwiye ngo nta musi n'umwe ububyutse buzakuzaho byanze bikunze utaramaramaza. Ejo nababwiye ko ububyutse ari presence y'Imana ku buzima bwawe. Saa 4 kumva Imana, saa 8 kumva Imana, saa 9 kumva Imana ku buzima bwawe. Ujye kurya mukaryamana nayo, waba ugenda ukumva uri kumwe nayo. Ububyutse ni presence y'Imana ku buzima bwawe, isogonda ku yindi sogonda. Nsomera Yosuwa 24:15. Yosuwa 24:15. Yosuwa 24:15. Wahageze yasoma ayo magambo. Yosuwa 24:15. Namavuga ngo ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka.
namutekereza ko ari bibi ibyo birabareba ariko nge naramaramaje Yosuwa 24:15 Yosuwa 24:15 kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi ni mwitoranyirize wo muzakorera uyu munsi mwihitiremo uwo muzakorera niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi mukomeze muzikorere cyangwa imana z'abamori niba ari izo mana arizo zabagaburiye mukomeze muzikorere niba arizo zibarinda mukomeze muzikorere niba arizo mutuma izo mana niba arizo zituma muhumeka umwuka bazima muzigumeho amen cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo ariko jye n'inzu yanjye ndamaramaje tuzakorera Uwiteka Yesu nashimye amen abantu baramusubiza bati kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa twarigeze kubona ineza ye kuko Uwiteka imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa na ba sogokuruza hagararira aho ngaho bazakomeza basome nababwiye ngo nta bubyutse bwakuzaho mu gihe utaramaramaza kumaramaza ni ijambo ryitwa determination mwanya magambo ni ukwiyemeza ugafata ingamba yambwira ngo uyu munsi iki cyumweru manu y'imbaraga zo mbabariye kugira ngo abantu bafate ingamba manu y'imbabazi kugira ngo abantu bafate ingamba niba udashobora gufata ingamba ugutumwa nyahanga ariko se njye nicyo mbaza ikintu cyatuma udafata ingamba ngo bishoboke wakwegereye abashumba bawe mfite abantu benshi bampamagara nsengera kugira ngo nzabone umuntu umpamagara ngo ambwire ati mfasha mu gakiza njye ntabwo uwo muntu ntawe ndabona benshi bampamagara akambwira ati nsengera kugira ngo umuntu azampamagara ambwire ati mama tumukunde urugendo rw'agakiza ndabona runaniye mfasha njye ntabo ndabona njye ntabonzi ngo ambwire ati mama tumukunde urugendo rw'agakiza ndabona rungoye wantabaye kuri umushumba wanjye ukamfasha cyangwa se ko nkuziho inkoni y'ubushumba kaba nzengera muri Zayoni n'ahandi wamfashije inzira y'agakiza ko numva ingoye ntawe ndabona nsengera mujye mumbabarira njye ndakijijwe sindi mu manjwe yo hanze ndi umugenzi mujye mumbabarira ndakijijwe sindi mu manjwe yo hanze ahangaha ndi mu rugendo kandi umuntu wese yari mu rugendo yirinda kurangara wa mugani n'ibimurangaza hatazagira ibinkerereza bantu tubana ku mbuga njye mbibabwira n'urubuga mbaho rwo muri famiye narababwiye ndababwira nti ngenda kijijwe famiye yanjye bwite ndababwira nti muri mwe abafite inzangano muzikomeze n'akazi kanyu ubwo budode bwanyu mukomeze bubumemo niyamye umuntu uzanzanaho ubudode ndashaka kuzataha neza niko nababwiye nanga amatiku nanga uwanzanaho amatiku kandi uko niko kuri sindi mu manjwe y'abiki gihe Timoteyo we mukozi w'Imana ujya urinda icyo wagabiwe uzibukire amagambo y'amanjwe n'ingirwa bwenge yaba revera yaba bishop kagendana nawe nkabona atari mu nzira y'agakiza ngomba gutandukana nawe kandi ibi ndabivugira imbere ya kamera natandukanye n'abashumba benshi hari ibyo ntashobora ngiye
natandukanye n'abakozi b'Imana benshi najya kubona kandi ibyo umuntu avuga si ibyo akora, kandi yantanze mu gakiza n'umukozi w'Imana, ariko nareba ibyo arimo gukora ngasanga bihabanye n'ibyo avuga. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Yewe mu gihe ngifitiye inkoni y'ubushumba, nta mukristo nshumbye nzikoreza urusyo ntabasha kwikorera. Ibyananiye nzaba ndetse kubivuga. Nkubuze mitsingi usange nge ndikuyinywa, guse nabandi iki. Sindi mu manjwe yo hazanga, mujya mumbabarira ndakisha. Kandi sinzagore kurimi n'umunsi wayimwe, sinshaka kugore kurimi, sinshaka kuvuga uko Imana itavuze, ntabwo byakunda. Nasabye Imana ngo Mana nyirihe, Mana yanjye korera ikintu cyose kizitambika imbere yanjye kigashaka kumbuza ijuru, uzagikureho naho cyaba kimfite inyungu. Nabwiye Imana ngo ikizitambika mu nzira yanjye kigashaka kumbuza ijuru, uzagikure mu nzira kiva imbere yanjye naho cyaba kimfitiye inyungu. Niko nayibwiye, n'ubu mbisubiyemo. Nta muntu wambuza ijuru ngo mwemerere. Nabwiye abantu mama kiriho, ndababwira ngo mama kabura ntikaboneke wanyongije akampibere ntashobora kuntesha inzira y'agakiza. Uwo niwe muntu ukomeye. Ntabwo bishoboka. Nakijwe nkijijwe kuva no kwinjira mu nzu y'Imana mu itorero nasengeragamo rya NTAWUKINANIMANA, ntabwo ndasubira inyuma. Sinajyanyweyo n'imigati, najye gukiza. Ubu rero navanyeyo nibwo mumbona na hano. Niko bimeze, niko bimeze. Ndakijijwe kandi koko irambwira ngo imbere yawe no gupfa bazapfa. Hamaze gupfa bangahe? Sindi umurozi, ariko ni ukubakuraho. Igihe cyose uzambangamira mu muhamagaro Imana izagukuraho, kandi ntabwo ari iterabwoba. Uramutse umbangamiye muri uyu muhamagaro, kugukuraho ni amasegonda, hasigaye umurimo w'Imana ugakomeza. Imana irambwira ngo nta munsi n'umwe iza gusukaho ububyutse utaramaramaza. Hari igihe abantu bitiranya abandi, kavuga bati nibyo mu macaci, nibyo bindi y'iki gihe n'abatekamutwe. Benshi ndababwira ngo mwanyitiranyije. Turaganira tukamarana iminota nka 30 tuganira, fin de fait kwiherezo nkamubwira ngo wanyitiranyije. Wanyitiranyije ni mishoni mfite uwantumye, wankuye mu byo hanze akazana muri ibi. Ntabwo naje gukinira muri ibi, ntabwo ndi mu manjwe. Ukijijwe naze tujyane, ushakishije tugendane. Ariko amagambo yamanjwe nimeze nkamanjwe, no. Nuko bimeze. No comment utanyongereho ibindi. Ushakishije naze tugende. Paulo yavuze ngo gihamagarwa sinahereye ko ngisha inama abafite inyama n'amaraso. Paulo yaravuze ngo gihamagarwa sinahereye ko ngisha inama abafite inyama n'amaraso. Nahise ntangira akazi. Nta wampaye iyi engagement, nta wigeze anyangaja
nta umpemba ngo arankatira umushahara, nta wansize amavuta ngo aransigurura. Ntabwo mbere yo kunezeza abantu, mbere yo kunezeza Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Tujye tugendana tuziranye. Benshi ndababwira ngo wanyitiranyije kandi unyitiranya n'ibisiki gihe wibeshye. Ndabyibuka niga muri Yerika, umuntu umwe yigeze gutsindwa statistique. Abize muri Yerika mu gishanga, umusaza watwigishaga statistique ngira ngo bamwe baramuzi. Abize muri Yerika mu gishanga, umusaza ukuze cyane watwigishaga statistique ngira ngo benshi baramuzi. Wize Yerika mu gishanga. Umugore umwe atsindwa statistique, aragenda ngo agiye kumutereta amanota, ngo harabaye ateretaga niko numva mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibyo ntabyo nzi. Aragenda ngo agiye kumutereta amanota muri statistique yaratsinzwe. Umusaza yewe ni nyiri bwitabo bitwibwiriraga turi mu mablage. Umusaza aramubwira tumva nkubwire mada wanyitiranyije. Umusaza aramubwira tumva nkubwire madamu wanyitiranyije, nge ntabwo ngurisha amanota. Hari abantu benshi bitiranya abantu. Kavuga ati niba bateka mutwe biyimize, ariko hari bititiranwa n'ibindi ku buryo wakoraho ugashya. Icyo bita gukoraho ugashya. Amen. Kandi niba ari ikintu Imana yitaho ni umunyamuhamagaro. Munyamuhamagaro kumutunga urutoki mu jisho, no urutoki urutunze mu mboni y'ijisho ry'Uwiteka. Uzabaze Miriam na Aroni babesese ibibembe banegura Mose atazi ibyo barimo. Imana irababwira iti muze hano mbabaze, mwahoze muvuga umugaragu wanjye Mose pourquoi mu muzimu turiya ni mwe mwamuhamagaye. Irababwira ngo byanze bikunze ndabahana. Mose agerageza kubasabira imbabazi, ariko Imana yavuga ati icyemezo nafashe namaze kugifata. Basese ibibembe. Kukizwa nje kuvuga kumaramaza niki, icyo bita determination, gufata ingamba. Imana irambwira ngo iki cyumwe cy'ububyutse, amadini atandukanye, amacaca atandukanye, peu importe, ibyo ntabwo ari cyo kibazo. Imana irambwira ngo iki cyumwe cy'ububyutse umbwira abantu ngo imbabazi z'Uwiteka zamanutse, ariko niba imbabazi zamanutse nawe urafata ingamba. Namano y'imbabazi, ariko ubwo imbabazi z'Uwiteka zamanutse ubwo nawe urafata ingamba. Yesu nashi. Kumaramaza niki? Twihute nje kuvuga ikinyarwanda cyumvikana kugira ngo tunyarutse nje kuza kugira ku kindi cyiciro cya kabiri cyo gusengera abantu uko yemeze kose. Hari abaje bazanye ibyifuzo byabo nabyo, wageze kuri umusozi wese ntataha uko yaje nyine. Ijambo rya mbere, kumaramaza niki? Amen. Haleluya. Mbere niwumva ijambo ryitwa kumaramaza, ngiye kuvuga amagambo nyatondekanye vuba vuba, ngende ngesita gusa n'ikinyarwanda gisobanutse. Kumaramaza no kwiyemeza. Rimwe kumaramaza no kwiyemeza. C'est tout. Kumaramaza no kwiyemeza. Icyo wiyemeje mu yandi magambo. Mbere kumaramaza ni ijambo ryitwa kwiyemeza. Ndiyemeje kama mbaya. Kumaramaza no gufata umwanzuro. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kama mbaya. Yohana, intumwa za Yesu, Yohana barinze bamuca igihanga akivuga ngo Yesu ni umwami.
igihanga baragikegeta Yohani bamubaza batari koko Yesu ni umwami aravuga ati kwemeze ko se igihanga mwakihondesha amabuye Yesu ni umwami. Bamwe murabo banyamahirwe babakibihanga abandi barundwa w'amabuye babateka mu mavuta babona irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo. Ariko hari ibintu abantu bavuga kuri za YouTube ngo nugutwika. Sinzi wavuze ngo tewe ngo tewe wapfuye kuriya ngo nta muntu wapfa kuriya ngo ari uw'Imana. None se reka nze mbabaze abo batetse mu ngunguru ntabwo barabimana? Nje narayobewe abo batetse mu ngunguru bakabakibihanga ntabwo ari intumwa za Yesu? Eshana ry'abantu ngo igare rimanuke niho uryuririra. Igare nirimanukira muri asanseri ukagwamo uzabarwo naho ngaho nyine. Igare nirimanuka wagiye muri igare se rya Ubaride ntabwo ryamanikiye muri Amerika. Uba Yohana barinze bamukegeta igihanga akivuga ngo Yesu ni umwami. KUMARAMAZA no guhamya. Kandi umva ukuntu Imana yambwiye. Imana irambwira ngo uyu mugoroba ndabaha imbaraga zo guhamya mu banyamahanga. Aho kuvuga no uvuge no, aho kuvuga yego uvuge yego. Ibara niba ari icyatsi uvuge ngo ni icyatsi malgré bashaka kuvuga ngo ni ubururu. Niba ari icyatsi uvuge ngo ni icyatsi. Yesu nashimwe. Imana irambwira ngo uyu mugoroba ndabaha imbaraga zo guhamya mu banyamahanga. Bamwe murabo banyamahirwe babakibihanga abandi barundwa w'amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi. Aho hera kuzagerayo mu yandi magambo no kwiyemeza
Montenegro baravuze ngo nahitadukiza ariko si Kigali we nahitadukiza soni kubararire ibigirwamana Nebukadinezari yashize hariya ngo nitwubare baravuga ngo atari ko nahitadukiza import naho tuvuge kwitadukijije. Hari umuntu umwe watinze kubyara baramubwira ngo ajye mu bapfumu aravuga ati niba ari ugupfa ntabyaye nzapfe ntabyaye ariko sinzajya mu bapfumu. Ubwo n'Imana yeremeye ko nzagenda gutyo nzataye gutyo ariko ntabwo nzajya kuraguza. Yesu nashimye. Kabiri kumaramaza ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri kumaramaza ngere vuba. Ijambo rya kabiri ntabwo byakunda ko ububyutse bwakuzaho utaramaramaza. Kumaramaza kugira ngo ububyutse buzakuzeho nababwiye ko ibyo nigisha byose nabinyuzemo. Ntabwo ari gukabakaba no gupapira hirya no hino. Kumaramaza no kwemera kugira ibyo uhomba. Swat urambaza uti mama tumukunde nahomba iki? Uhomba abantu ugahomba ibintu bikajya ku ruhande. Kari no kugira ibyo uhomba urambaza utese mama tumuku nahomba iki? Wahomba abantu ndetse ugahomba nibi. Tewe yararirimbye ngo hari gembo n'ibyisi ngo bitatu rimwe na rimwe nkabona birabambye. Niko Paulo yavuze ngo birabambye nanjye ndabambye. Ni ibintu biri opposite bidashobora guhura. Hari impamvu ituma ibyisi bitatu ryohera. Niko Tewe yaririmbye. Twabibona tukabibona njibibambye tugashinjagira dushira nyamara tubikeneye kugira ngo tudatatira igihango twagiranye. Ntabwo ibishashagirana byose muri downtown ntabwo ari ibyanjye, ntabwo bishoboka. Ntabwo ibishashagirana byose muri shike ngomba kujya kuyabira nibitankwiriye ntabwo ari ibyanjye. Awi ni byiza ariko wenda ntabwo bimbereye. Inshuti wazihomba da. Aburahamu yatandukanye nande? Abasomye bibiri yatandukanye nande? Haravuga ati niba ari ibumoso urahitamo. Abwira Loti yari se wabo kumaraso. Haramubwira ati mba nkubwire Loti ngwino twicarane nkubwire. Ndabona nge nawe bitazakunda. Ndabona icyerekezo cyanjye nawe bitari guhura. Hitamo. Urajya iburyo cyangwa urajya ibumoso. Ariko nge uko mbibona nge nawe ndabona tudashobora kugera nayo. Se wabo kumaraso utarahomba ntabwo urakizwa. Reka nze maze iki kibazo. Aho ugereye mu gakiza hari ibyo wahombye, subiza Imana. Ntabwo naje muri gutanga interrogation hano. Ndakubaza ngo utaraza muri aho mariye gukizwa wahombye iki? Niba utarahombye amazimwe, umuntu umwe yigeze kunsanga ku ruhimbi y'umugore arambwiye ati nje kwihana muri quartier ninjye uteranya abandi. Amazimwe yaranzonze. Aho umuntu aza kwihana icyo kintu biba bikomeye. Ntabwo ububyutse bwakuza. Igenze bikunze hari ibyo ugomba guhomba. Ndetse Paulo yandika amagambo meza ibice 3:7 singiye kuyasoma. Abafilipi 3:7 reference 3:7 uzayasoma nogera mu rugo. Haravuga ngo ibyarindamo yanjye byampindukiye igihombo ndetse mbibona nk'amasoko yo gutunga Kristo. Ngiye maze Imana ngiye mu cyumba cy'amasengesho Imana ikambwira ngo ngiye gugucura ngo uhindure uko nshaka. Nababwiye ko nambaraga amabije agera aha
magurumete ibintu byose Imana irambwira ngo shyira hasi ntawe mbibujije ibyo ni ibyanjye nta nuwo nshiriyeho iteka ibyo ni iby'Imana ni ibyanjye ku giti cyanjye ntawe nshiriyeho iteka rwose Imana irambwira ngo ibyo byose ntabyo nshaka ariko izi mpamvu none se ubu ngiye muri salo mu gitondo kwa kane nkajya muri salo de coiffure umuriro ukabura nagera hano sangapi ndavuga amateraniro yo kwa kane yewe nkajya muri salo de coiffure saa 2 wenda umuriro ukabura ukamburiraho baracyashyiramo ibigudise cyangwa baracyashyiramo ibigudira cyangwa haje indi system umuriro ukamburiraho nagera hano mu materaniro sangapi ibi ifite impamvu ndamutse ngiye muri iyo myitugunyiro yose wenda ngiye gushaka rouge à lèvres ndayibuza aho yariri ubuse igihe nzatumira indi Kimironko ntuye hirya ku bademobe bakazangurira indi Kimironko kandi sinaza ntashize ko naramenyere gushyigaho sinaza nzagera hano ryari wenda ndagashatse ndakabura reka mbabwire nambaraga impeta kuri izi ntoki tugikora muri misante hari imodoka zakakututora mu rugo impeta imwe ndayibura ngikora kuri region sanitaire Kacyiru urabizi save imodoka yazaga kudutwara y'akazi basanga impeta imwe nayibuze ndababwira ngo mwigendere ntabwo nagenda impeta zanjye zituzi intoki enye ebyiri hano izindi ebyiri hano gurumete ebyiri hano gurumete amashenete ya zahabu hano amayivari natumye Burundi hano mwijosi shenete yanditse amazina yanjye shyira ku matwi ndavuga nti mubabwire bagende kugira ngo nshake impeta yanjye iyo mpeta nayikubitiye tumukunde ndabyibuka yarakiri muto nayikubitiye tumukunde hafi kuvunika nsanga yaguye munsi y'igitanda impeta nyibonye ndecomeka nageze ku kazi nakererewe ndisobanura hejuru y'ubwibone bw'impeta Imana irambwira ngo ntabwo nzaguhamagara ngo nkorere umurimo nubwo bwibone shyira hasi ngaho reba nyibuza amateraniro yo kwa kane ararimbanyije reka mbabwize ukuri uko mumbona hano ushobora kumbwira uti waberewe nkabanza kureba icyo nambaye nta kinkerereza igihe kimwe igitambaro ndagitega ndagihagarika rwose muri dushe ndahagarara pe ndagishingarika tugisenga kwa gatatu w'abamama ibi bitambaro by'amabaze birahagarara ku buryo wagihagarika kikagera mu kirere biba bikomeye birimo amido mugore ndagihagaritse rwose muri dushe ndavuga nti ndagihagaritse pe maze ndebe maze kugihagarika numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo sinshaka ibyo bitambaro bishingara imbere y'ubwoko bwanjye ibyo ni ijwi rya mbere ndavuga nti toka satani wimvangira kandi narimbye si Kigali we toka dayimoni ku buzima bwanjye ndarwanya numva ijwi rya kabiri ngo sinshaka ibyo bitambaro nakubwiye ko ndashaka ibyo bitambaro bishingaraye imbere y'ubwoko bwanjye ijwi rya gatatu buriya ngiye ijwi ry'Imana niryo nagendeyeho kugeza ubu inshuro ya gatatu ndavuga ntimbiswara tijye kuko nyagura cyangwa se akagahanga kakagwa hasi nasoko umutwe ukameneka wari urimo iki gitambaro kivanamo ubu niyo mpamvu muhora mubona nteze gutya kuko narakanzwe sinshaka mu yandi magambo buri wese n'ingendo ye buri wese
iki ububyutse byanze bikunze ntabwo ububyutse bwakuzaho utaragira gute. Ijambo rya kabiri nababwiye ni irihe? Kugira ibyo uhomba. Pawulo yandika Abafilipi ibice 3:7, ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse bimwe mbibona nk'amase kubwo gutunga Kristo. Gatatu, kugira ngo ngire vuba. Gatatu, ijambo rya gatatu, amen. Ijambo rya gatatu, kumaramaza, ni ijambo rivuga ngo byanze bikunze umuntu wamaramaje aba yaravuye mu bisekuruza by'iwabo. Nta muzigaba uba mu mana, mukobwa w'abazigaba. Icyo gihe nyine uri umukobwa w'abazigaba, ntabwo uri umukobwa w'Imana. Ugomba kuba waravuye mu bisekuruza by'iwanyu. Va muri ayo manjwe y'ibisekuruza by'iwanyu. Imana imaze guhamagara Abalewi irababwira ngo mbahamagariye umurimo ukomeye, muve mu bigirwa, muve gakondo yanyu ni mu ijuru. Nta muntu wamaramaje ubu ukiri mu bigirwa mana by'iwabo cyangwa se mu bisekuruza by'iwabo. Navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyarindamu yanjye bimidukira igihombo. Wavuye yose? Wavuye muri ibyo bisekuruza? Wamaze kuva mu bisekuruza by'iwanyu? Iki ngisimbuke ndatera ibuye ku karere. Iki ningikomeza ndatera ibuye ku karere. Iki gikomeje nkakivugaho cyane natera ibuye ku karere. Ruwa bakira, ruwa kwandi wowe. Ariko nshima Kristo, nshima Yesu watubambiwe akaduha izina tutaragira izina, akaduha ubwoko tutari dufite ubwoko. Ndashima umwami wanjye. Wamaze kuvayo? Wamaze kuvayo ra? Wamaze kuvayo cyangwa uracyari? Nta muntu ububyutse bushobora kuza hakiri iyo ngiyo. Izaba nzi kure ko banze uveyo. Kireka nkivugeho ubuke ntateruye ku karere. Kirakomeye. Ariko Imana irambwira ngo igisha inyigisho nzima kandi ubabwize ukuri. Nta juru ry'abazigaba nzi, nta juru ry'abasope cyanzi, nta juru ry'abavuye Kongo nzi, nta juru ry'abavuye, reka mbivuge muri kamera, nta juru ry'abatizedi ribaho, nta juru ry'abadubayi ribaho. Ijuru ni rimwe, ni ijuru ry'Uwiteka. Maze ndebe uri bundasira ahangaha, urandasa datarankingira, mfite abamarayika bandinze hano. Reka mbivuge ariko muve muri ayo manjwe atazagira habageza. Ijuru ni ry'Uwiteka. Uva mu yandi magambo, ijuru ni iry'abana b'Imana. Shyiraho akadomo. Kandi mu mahanga yose uwubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ni wakwande, wakwande se nyine, wakwande, ni wakwande si ibyo birakureba.
sinsho kuzibagirwa urugero mparambaha. Umugore wagiye gukirizwa mu icyatsi ahantu runaka, ageze yafashwa n'abaririmbyi, bararirimba arafashwa, aravuga ati ngafata icyemezo ndumva nabatizwa. Babonye titirije koko yamaramaje, abadiyakoni babiri bajya kumusura mu rugo. Bageze baramubaza ati uruwa hehe? Iwanyu ni he? Shyira muri kamera. Imana yigeze kumbwira ngo babambye amaboko mu miryango batuma abantu batinjira. Babambye amaboko mu miryango batumye abantu batinjira mu nsengero. Uru ntiwarumeneramo n'urwaba ngabo. Uru rusengero narwo ntiwarumeneramo n'urwaba ngabo. Ariko baje gusenga, baje gucuruza, baje kugira gute. Baramubaza bati iwanyu ni he? Arahababwira. Dushimye ko ari aho ngaho. None se ubwoko bwawe ni ubuhe? Kuko nafata abadiyakoni nkabatuma ntimujye kumbariza Savera. Uriya muntu tumaze igihe tubona titirije yicaye imbere, ngafata abadiyakoni babiri mujye kumbariza iwabo. Ndabona ushaka kubatizwa, mujye kumbariza mumenyere uwo ari we. Nzavuga ukuri nzakuzire. Ukuri nzakuvuga, akagahanga bazakamenya. Marezuma yapfuye adakijijwe. Arambwira tumva nkubwire mama tumuku, niba ari ibyanyu by'abarokoye nsubiye muri Gatolika. Nta soni. Arabwira ati mugende ntabyo mbabwiye. Koko bwawe nubuhe? Yesu yabatumye ubwoko cyangwa yabatumye abantu? Koko bwawe nubuhe? Titimagine badiyakoni koko ibintu biri mu nsengero muri iyi minsi. Ariko bamwe bagiye bagacuruza cyangwa se bagahinga bakorora bakareka kubeshyera Imana. Bakareka kubeshyera Imana. Bagiye bagacuruza ayo moko, bagiye bagacuruza bagahinga inyanya, bakareka kubeshyera Imana ngo niyo yabatumye. Amana yagutuma gutyo. Ndabihinyuye, ndongeye ndabihinyuye, kabiri ndabihinyuye. Nta Mana yagutuma gutyo, ntayo. Yaremye umuntu mu ishusho yayo, no comment. Yaremye umuntu mu ishusho yayo, no comment. Kare tugeze ku cyakangahe kivuga ngo iki? Ntabwo ububyutse bwakuvaho utarava mu bisekuruza by'iwanyu. Tugiye ku kindi, genda wandika. Cyomwe cy'ububyutse. Yaremye umuntu mu ishusho yayo, ibindi rukongeraho n'ibyawe. Kandi ibyo rukongeraho nibita gukururira kaga. Demu marote byanze bikunze uzabona ingaruka. Uva irambye ngo ububyutse ntabwo bwakuzaho. Tega amatwi umva irindi jambo. Haleluya, haleluya, amen. Amen. Umva mbabwire barokore, ubundi kumaramaza uru rugendo rw'agakiza n'urwawe ku giti cyawe mu buryo buri personnel. Reka mbabwire ikintu nabonye abantu badasangira n'agakiza. Uwacu biciye hariya, buriya hari imitungo dusangiye.
nanabaraga nkababwira ngo ndabibaraze agakiza ntiwakaraga umuntu nadakizwa agakiza nakaba ku giti cyawe urugendo ni wowe wenyine araho twakizwa abana bakicira bakavuga bati mama zankirizwa cyangwa se ukavuga uti mukuru wanjye ubwo abirimo umuryango wose azawukirizwa ikintu n'abanyabantu badasangira nagakiza ibindi byose mwasangira urugendo rw'agakiza personellement n'urugendo rwa ku giti cyawe Yesu nashimwe kimwe cy'ububyutse Imana irambwira ngo abantu ngiye kubaha abari bari kubivanga mu bigare muve mu bigare haleluya Yesu nashimwe muve mu bigare nta koperative y'agakiza ibaho nta association mu gakiza n'abana bari ku ruhimbi mureba turabana 9 ariko buri wese Imana imuzi ukwe yadushize hamwe icyo bita complementarité kugira ngo dukorere hamwe twuzuzanye muri uyu murimo kuko ntawe ukora wenyine ariko iyo bigeze mu gakiza buri wese iramuzi n'amazina irayazi amen muve mu bigare urugendo rwa ku giti cyawe basenge cyangwa barorere nabwiye abantu ngo naho mu rusengero bose bazashiramo nzaza mbwiriza intebe ijuru rinyandikire ariko sinareka kuza kubwiriza bose nibashaka baza hari ikinyejana tuzagiramo aho abantu bose bakava mu nsengero uko mbibona ibihe by'imperuka ariko naho bose bazagenda nzaza mpahagarare mbwiriza intebe ijuru rinyandikire andika irindi jambo KUMARAMAZA andika irindi jambo andika irindi jambo andika irindi jambo mugende mwandika mwebwe mu bari andika irindi jambo mwebwe mwe kane gusa sugo kane gusa sige nahereye Yesu nashimwe ubwo ni kane gusara ige navugiye nyamara ni 5 hari reka dukomeze umva KUMARAMAZA icyari cyo umuntu wamaramaje n'umuntu udahindagurika ngo ahindurwe n'ibihe shyiraho akadomo no comment navuze ngo umuntu wamaramaje wawundi adahindagurika ngo ibihe bimihindure mama tumukunde bakwega uko bashatse uko nari ndi muri 2016 2023 ntagere guhindagurika ntago byakunda bose nabampinduwe niki umuntu udahindagurika ngo ahindurirwe n'ibihe uwo muntu yaramaramaje ninde waza kunyigisha kwambara so kwino wambare turiya utuheze naturiya twakubera utuhe imyenda yanjye nyitekereza ndyamye yo ndyamye niko ntekereza umwenda nakwambara na style ya wonu kumeze niba Imana niba byamacinga niko ntekereza imyenda yanjye naho kumbwira naho ndodeshereza barabizi ndambwira nti iryo josi nurirangaza ubwo uzawambara nudoda ijosi rikarangara gatuza kakarangara umugongo ukarangara ntabwo nzawishyura umuntu wamaramaje n'umuntu udahindagurika ngo ahindurirwe n'ibyije byose buri wese akweshebana buri wese akurura buri wese agukozi buri wese akuzunguza akagakiza narakaruhiye ntabwo wapfa kunzunguza mu gakiza ntabwo byakunda n'umuntu wamaramaje n'umuntu ufite icyo bita personality ku giti cye tujye mu gasyata ubwo kandi nta gahunda yari afite ubwo kandi ntago nukwiruka gusa nukwirirwa yiruka
azi ibyo yirwamo. Navuze ngo kumaramaza ni umuntu wese ufite icyo bita personality utapfa kuzunguza uko ushatse. Andika. Ariko nawe urakabya ikisuka. Mama tumukuru urakigisha ngo ari umupasiteri babwiye ngo arakigisha inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Arababwiye ati nzazigisha mpaka kugeza Yesu agarutse nyine. Mbwira ati izo ntabwo ziryoshye. Inyigisho zo kugaruka kwa Yesu ntabwo zigezweho. Nibi ngibi ntabwo bigezweho ubu. Nyine no kwihambira ntabwo zigezweho. None se ni wowe unyigisha ye Paulo yavuze amagambo yavuga ngo ubutumwa bwiza navuze nta muntu wabumbwirije. Nabuhishuriwe n'Uwiteka. Umuntu udahindurwa n'ibintu byose. Ibije byose arayabira, ibije byose arasakuma. Reka mbabwire umurokore nyamurokore ntabwo apfa gusakuma. Kandi buri umurokore nyamurokore hari ahantu agera nta hatindi. Uko yemeze ko akavuga ati aha ntabwo ari ahanjye. Ntabwo nahatinda hasahanjye. Hari abantu baherutse kuntumira n'abarokore ngo hari abantu bankunze ngo bashaka ko duhurira ahantu ngo abantu barankunze. Mzigaho ndavuga nari kwizi inkoko kwabona zinkoreye ishyano. Mzigaho numva ntibiri kuza ngo barankunze ngo ngiye agenge kwicarana nabo. Ndavuga iki se ndavugana nabiki haryo. Ibiganiro birabemeze gutera kubanza ibiganiro bitari buhure. Namwe numva nkubwire we nzakubwira kugeza na n'ubu. Ntabwo ngiye kujya kugurwa inkoko kuko ntabwo numvise ibiganiro bitari buhure. Ndavuga ntoya ntaza gutibara niba bahariye, ntaza gutayibaba ngatayo nibara. Ndavuga ntiburetse gato nzakubwira kugeza na n'ubu ntabwo bya byanzamo. Kandi rero mama kuri kose ntabwo nzajyayo. Ntabwo byakunda. Ntibakagucundagana uko babonye. Ntibakagucundagane umuntu wese wamaramaje n'umuntu udacundaganwa udapfa kuzunguzwa uko buri wese agukurura akujya niyo ashaka. Oya. Akandi kantu Yesu nashimye. Akandi kantu nako kandike nako kagufitiye akamaro. Navuze ko Imana yambwiye ngo ugende ubambwirire ngo ntago bishoboka ko umuntu ububyutse mwamuza ataramaramaza. Akandi kantu umuntu wamaramaje n'umuntu wemeye ubushake bw'Imana. Andika yewe umuntu wamaze kwemera icyo bita ubushake bw'Imana. Ubushake bwasharira ubwo burashaririye nyine. Bwaba buryohereye ubwo yaramaze kuko ntabwo ibintu byose Imana kugomba ubusobanuro. Yaramaze kwakira ubushake bw'Imana. Ukabwa bamumeze kose ihamagara Mose yagiranye na Imana ikiganiro kirambuye. Arayibaza ati ariko urinde ko ntakuze, urarinda kuntuma ubundi urinde. Ndabishimye kumbwiye nguri none se urabona nzabishobora kandi mvuga ndi imanga. Imana yamubwiye ngo ninjye waremye akanwa umuntu wemeye ubushake bw'Imana uko bwazakose. Ubushake bw'Imana ariko nubwo bavuga ngo burasharira, yego burasharira, ariko kenshi bushaririye umuntu wanze kubwakira. Kenshi bushaririye umuntu wanze kugira gute. Buriya
igihe cyarageze nkajya mbona ukumeze mu bandi kumeze bitambara biki bigeze aho mbona birambereye kenshi busharirira umuntu wanze kubwakira. Hari umuntu nataraye ubukwe mu Amerika hariya muri Serena Hotel, arambwira ati nakubuze ikintu cyamenyemeje ko waje ni igitambaro nabonye. Tinabonye igitambaro menya ko ari wowe wahageze, sibyo Mameri? Nta kibazo kirimo ariko none se ababikira bo ntibabihoza mu mutwe? Ababikira bo ntibahoza ibitambaro mu mutwe rasi imihamagaro yabo? Mameri karambwira ati kugira ngo menye ko hageze ni igitambaro nabonye. Umva, iyo umuntu wamaze kwakira ubushake bw'Imana, kenshi ubushake bw'Imana busharirira umuntu wanze. Iyo wanze kubwakira kenshi nibwo bugusharirira, ariko iyo wamaze kubwakira urabumenyera kandi abantu bakabona birakubereye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Kwakira ubushake bw'Imana disi we, kandi mukuri kose iyo wakira ubushake burasharira yego, ariko nanone busharirira cyane umuntu wanze kubwakira. Iyo wemeye kwakira ubushake bw'Imana abantu babona ari ibyawe. Yesu nashimwe. Ndi mu gusoza. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Tumaze kuganira amagambo menshi. Undi mwarimu mwiza nyuma y'isoma arabaza, mbishatse navuga ngo mubumba ayo makayi mbaze. Umwarimu mwiza ubundi nyuma y'isoma arabaza, haba hari ikigamijwe ubundi nyuma y'iri somo? Ndashaka ko abantu biba bimeze gutya. Mwabumba ayo makayi nkabaza kugira ngo menye ko mwumvise. None se bamwe ko batangiye kunama ndabigenza nigishije muri hehe? Ko ndimo kubagiraho nkabona barimo kunama, nigishije muri hehe? Mbakoze isoni muri aba bana bari hano se cyangwa? Ndibuka muri Erika naratsinzwe statistique ndabangwa gahinda karanyishe muri aba bana twigana muri Erika. Koko ngira umuganga twakoranaga mu biro turi babiri, ubwo natsinzwe statistique akazora gasigaraho wenyine ngiye kwiga statistique. Ariko deuxième session niba narapfutse ntabwo ngiye bukari kwemeze ko subanza narapfutse 40 cyangwa 38 ndapfuka yewe cyo niyo deuxième session nagize muri Erika gusa. Noneho rero nababajwe no gutsindwa mu bana. Mbaza umuntu mukuru atsindwa muri abo bana be, ubu nkubaze utsindwa imbere y'iruhande rw'umwana. Tubona ko kuninjya mvuga ngo Imana igiye kugirira neza 1 2 3 18 ABCZ. Umubyeyi yabajije umwana atari ko mama tumukune ntabwo azi inyuguti, kavuga ngo ABCZ izindi ntabwo azizi. Umubyeyi aramubaza ati nsobanurira ukuntu yaba atazi izindi nyuguti. Kwajya avuga ngo ABCZ izindi ntabwo azizi. Hanyuma rero tumaze kwiga amagambo neza, icyumweru cy'ububyutse Imana irambwira ngo iki cyumweru irambwira ngo ni icyumweru cy'umwana w'ubugingo. Niko Imana yambwiye. Irambwira ngo imbabazi zamanutse kugira ngo abantu bafate ingamba. Irambwira ngo uyu munsi ngiye gutanga imbaraga zo guhamya mu banyamahanga. Irambwira ngo ntabwo ububyutse byakunda ku muntu utaramaramaza. Icyambere umuntu wamaramaje ateye ate? Icyambere mbere na mbere ni umuntu wamaze kwiyemeza, determination kama mbaye.
banseka bataseka. Kabiri, byanze bikunze umuntu wamara amajara arahomba. Harimo guhomba pe. None se niba ari nizo miti uza mu itondo na sasa na nimugoroba urazihomba nyine. Gatatu, umuntu wamara amajene, umuntu wamaze kuva mu bisekuruza by'iwa. Ijuru ni rimwe, yarenye umuntu mu ishusho yayo. Ibindi abantu bongeraho ni amatiku n'ubutiriganya. Kane, umuntu wamara amajene, umuntu udahindagurika ngo ahindurwe n'ibihe, buri wese amucundagana uko ashaka. Afite icyo bita personality yahagararaho uyu munsi n'ejo bundi. Irindi jambo, ugomba kumenya ko agakiza ari ak'umuntu ku giti cye. Umugabo mureke azabazwa ibye, nubishobora uzamubwiriza. Umwana mwihorera azabazwa ibye, nubishobora uzamubwiriza. Amen. Irindi jambo, umuntu wamara amajene, umuntu wamaze kwemera ubushake bw'Imana, bukuryoheye butakuryoheye, uko Imana igutegeka, iby'Imana ikubwira, aho Imana ikunyuza. Ihamagara Abisiraheli irababwira ngo ndabanyuza mu nzira y'ibizigu, kandi inzira y'ubusamo yari igize gute? Irababwira ngo ndabanyuza mu nzira igoronzoye, nubwo hari inzira direct ndabanyuza aho nshaka. None se Imana irambwira ngo ni icyumweru cy'imbabazi. Ese muri mwe ninde wifuza kumaramaza? Ninde muntu ushaka kumaramaza? Ariko umuntu wumva yifuza kuba yamaramaza, akaba icyaremwe gishya, Imana ikamwishimira, Imana ikamunezererwa, ku manywa na nijoro ikakubitsa ibanga, ugahinduka inkoramutima yayo, ibyo ushaka Imana ibiguhe. Niba hari ikintu nabonye ni uguhinduka inkoramutima y'Imana mukaganira amanywa n'ijoro. Reka nkubwire, naho naba ndi muri toilette noga, ndi muri douche, ibasha kumvugisha kandi nkamenya ko ariyo ivuganye nanjye. Iyo mfite ibyifuzo mfatika yanjye nkandika, nkabwira Imana ngo dore ibyifuzo byanjye Mana, kimwe kacyandika, kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nuko nkavivura. Nkandika ikindi, Imana ikambwira ngo wenda si vuba, na negatifu ni igisubizo. Negatifu uvuye ku Mana ni iki? Ntiyaguheza mu rungabangabo. Nta gishobora kuba Imana itabwiye intore zayo, nta gisa no kuba inshuti y'Imana. Reka mbabwire abarokore mwakoraniye kuri uyu musozi, ndabifuriza kuba inshuti y'Imana. Imana iduhane umugisha. Amen.